Yes, tubanje gusuhuza abakurikiye Moze Max Empire. Amahoro y'Imana bane namwe. Niko navuga. Nyagasani abarinda umugome, umugambanyi, ikibi cyose cyabahungabanya. Nasingizwe. Nasingizwe. Ntabwo bishoboka ibi bintu. Bashaka n'icyatuma asubira hasi. Ibyo bintu bibaho rero. Nawe niba uzi ko ugira umujinya si byose. Ibyo bintu byumve akantu k'ishyari niba ugafite nicyo kiremwa muntu. Ariko inshuti yanjye ntabwo nayigirira ishyari ngo yandenzeho. Kandi nzi ko ejo hanjye imbere se yiho umuntu arahamenya. Uwo muntu nzamumenya. Wako nyine si imbere yawe urahamenya. Imbere yanjye icyo mpora ngambira imbere yanjye nuko ngomba ko ubuzima bugomba guhinduka. Ni ibintu nzi. Nyine bugomba guhinduka cyangwa bukagumana kwa kundi. Ibyo bintu birashoboka. Ariko ubwo ngubwo byaba byatewe nawe kugira ngo bugume nka kwa kundi. Byatewe nanjye. None se ngiye kubona narazamutse turi inshuti si byose kandi twararyanye umwanda. Njewe ndi kugira ngo ngufashe. Ntago ndanga kugira ngo ngufashe. Ego pe twahura ushonje tugasangira nta kibazo tugakemura tubazo tumwe na tumwe ariko si mari kugira ngo ngembe umucunguzi wawe kuri iki kimwe cyose. Ntago mvuze ngo ubaye umucunguzi. Yego nyine. Ntago ubaye umucunguzi w'uwo muntu. Nicyo kintu nyine nari ndi kuvuga ngo inshuti yawe mu gihe yatabawe ikagirirwa neza Nyagasana akayibuka. Ariko tujye turekana ukuri kw'Imana pe. Ingiye ibyo ntabwo ndi kubyumva. Nyine muba mwararyanye umwanda munaturanye inzu ku yindi musana umunyu nta nicyo bitwaye. Biterwa n'ibyo mwanyuzemo ariko bituma byitwa iki kuryana umwanda. Si byose. Kuba nakira wowe ugasiga uri down. Mwana ajya far away tukazongera guhuzwa n'ikese no kwanje gusura mu rugo. Tuhuje abari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abari hanze badukurikiye. Hari ukuntu Imana ibigenza. Yagira uko ibigenza umuntu akava ku ntambwe imwe yarariho agatera indi, yamara gutera indi wa wundi babanye baryanye umwanda akajya avuga ati kanaka Imana yaragafashe none yanyiyemeyeho yanyizamuyeho. We nta muntu nakwizamuraho. Baba bahari benshi. Baba bahari. None se hari ujya uvuga ngo umuntu yateye imbere amaje gutera imbere anyiryaho. Uya nawe nshatse kuvuga gusa abantu ntago babura muri society. Ntago babura muri society cyane. Ikintu kiri aha nuko abantu baba barabanye ari babiri, ari batatu, ari bangahe ariko ugasanga umuntu Uwiteka hari uburyo abigenje. Yagira uko abigenza kuko wa muntu yasigaye hasi. Kuko yumva ko we yasigaye inyuma acicaranye n'umuzimu w'ubukene. Yamara kwicarana na wa muzimu w'ubukene akumva ko wa mugenzi we yamusize hasi. Ubundi uriya muntu ni nk'icyo ubona ashobora kuba afite yahinduraho uwo muntu. Nese nyine niba umuntu ashobora kwifata nyine akavuga umuntu ku bintu bidahwitse nta plan bifite ngiye nkayibona nkaceceka ubundi ubwo namuhindura iki nuko mwiyura nyine agakomeza muri ibyo bye hari igihe kire akabona ko yibeshye ibyo birashoboka cyane ubundi agahinduka muri we. None se ni nk'iki nyine ushobora kubona uwo muntu ashobora guhindukaho nk'uko uvuze muri we harimo ijambo harimo umuzimu umubwira ko kanaka yakize amajije gukira amusiga inyuma kandi bararyanye umwanda. Nyine ubwo niyo kamere ye nese wamuhinduraho iki nyine ngiye sinekereza ku kintu wamuhinduraho n'ubundi nyine byavuzwe sibyo wenda sinabyo cyangwa sibyo. Yego afite uko yabitekereje ashaka kubivuga. Nyine icyo gihe wowe umwima n'amatwi n'amaso byose ukamwihora kumbwira ko nawe nta kintu byitayeho. None se nkawe yego tuvuga urugero umuntu mwarabanye mwajyanye mu mashyamba mwasangiye akabisi n'agahiye. Yego wenda Nyagasana hari icyo agukoreye mu buzima cya kintu yagukoreye ugeze hahandi kuko uzi ko uwo muntu hari icyo mwaryanye sibyo hari icyo ushobora kuba wamufasha mu gihe we byaba byaciyemo cyangwa nawe wahita ubyibagirwa. Ibyo bintu bimeze nka vice versa ko yangiriye neza na nyina amugira neza. Yakugiriye neza wamugirira neza. None mwabanye atarabona icyatuma kugirira neza nutegereze neza yakugiriye kandi nta bushobozi yari afite bwatuma kugira neza.
nubwo bushobozi bwo ntabwo nese ubwo ajya kuburana icyo ahubwo ubwo nawe ntihazagira ikintu ajurira ntabwo yajurira nese wayi kuki wamwibagirwa kandi mwari inshuti ese umwibagiwe gute nyine ntabwo uba wamwibagiwe sinekeza ko nshobora guhura nawe sibyo nko mu myaka wenda bikaba nk'imyaka 5 akaribwo twongera guhura kandi twari inshuti si uko mba narakwibagiwe yego twararyanye umwanda pe bishoboka ariko nyine muri mind abakikwibuka ariko nyine gutya physical ubona ko yakwibagiwe kavuga token ko ibintu bimeze ariko nyine burabireka bandega baratandukanye kandi nabo abantu babaho nibyo baba bagiye uhura nabyo ntago byagukanga ibyo ko umuntu yarakwibagiwe n'umukunzi mwakundanye cyangwa mwanashakanye muri divorce kandi mukabitereriyo ariko ibi bintu byo kudivorce by'abakunzi n'abazimu n'abadayimoni babizamo shabe babirimo umuzimu satani mu bintu wabikora iki nyine biraba ariko nta kundi none se mu rukiko ko mwaramanitse ikiganza mukavuga ati haba mu bibi mu byiza twaba dukize cyangwa dukennye twabyara cyangwa nitubyare nta kizigera kidutandukanye ni kupfana guhambana aho nyine ni imbere y'Imana ibyo ngibyo aho ni imbere y'Imana nyine kuvuga ati ndakamanitse no kukamanura yakamanura hoya no kwa gitifu barabivuga nyine barabivuga gisigaho none tuvugisha ukuri kuki abo bantu basezerana bakavuga ngo twaba dukize twaba dukennye twabyara tutabyara njyewe nemerewe kubana nawe tuzatandukanwa n'urupfu gusa noneho mu gitondo nimba bashakanye no munsi ukumva ngo ejo bahise bakora divorce iyo ni imitungo abashaka neza ubwo hari ikindi kitaguhereza naho mwamumaranye ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe ni imitungo none se hari abantu bashaka abandi bakurikiye iyo mitungo birashoboka cyane birashoboka rwose ukumva umuntu ashatse kanaka ari imitungo akurikiyeho oya nese ibyo wabimenya ahubwo umva arakureshya paka bibaye paka mu paso ya mitungo yego ariko nyine iyo topic twari turiho nivuga ngo mugenzi wanjye yaratabawe amaje gutabarwa aranyibagirwa kandi twararyanye umwanda nyine ibyo niba wumva ko divorce ibaho sibyo abantu baragiye kumanika akaboko babivugaho uburyo batazashwana nabo rero ibyo by'imyanda baryanye undi agakira undi akakomeza ari down ntabwo byatera ubwoba abantu ahubwo nabyakira neza cyane ahubwo hari ikintu ngiye mba numva nyine cyo kuvuga nzi ko buri muntu wese agira igeno rye mu buzima sibyo kandi iryo geno Imana yagennye kuri uwo muntu nta kizigera kirihindura sibyo nkumva nimba mugenzi wanjye atabawe ibyo bintu bigomba kuntera akanyamuneza bikanampa ibyishimo n'ibyiringiro by'uko nanjye nta mpamvu yo kwiheba ibyo yagezeho nshobora kuzagera ku birenze bye ariko siko ikiremwa muntu kimeze yego none kubera iki icyo kiremwa muntu rero kitameze gutyo nanjye buriya sibyo ugira ishyari ngira ishyari kandi birashoboka binabaho cyane ahubwo kuba nabona ngo ndi yakize sintekereza ko ibyo nshobora no kugira ishyari ngo ati yandenze men ntabwo bishoboka ibi bintu ashaka n'icyatuma asubira hasi ibyo bintu bibaho rero nawe niba uzi ko ugira umujinya si byose ibyo bintu byumve akantu k'ishyari niba ugafite nicyo kiremwa muntu ariko inshuti yanjye ntabwo nayigirira ishyari ngo yandenzeho kandi nzi ko ejo hanjye imbere se yiho umuntu arahamenya uwo muntu nzamumenya wako nyine si imbere yawe urahamenya imbere yanjye icyo mpora ngambira imbere yanjye nuko ngomba ko ubuzima bugomba guhinduka ni ibintu nzi nyine bugomba guhinduka cyangwa bukagumana kwa kundi ibyo bintu birashoboka ariko ubwo ngubwo byaba byatewe nawe kugira ngo bugume nka kwa kundi byatewe nanjye none se ngiye kuba narazamutse turi inshuti si byose kandi twararyanye umwanda ngewe ndi kugira ngo ngufashe ntabwo ndanga kugira ngo ngufashe pe twahura ushonje tugasangira nta kibazo tugakemura utubazo tumwe na tumwe ariko simari kugira ngo ngembe umucunguzi wawe kuri kimwe cyose ntabwo mvuze ngo ubaye umucunguzi yego nyine ntabwo ubaye umucunguzi w'uwo muntu nicyo kintu nyine nari ndi kuvuga ngo inshuti yawe
mu gihe yatabawe ikagirirwa neza nyagasana akayibuka. ariko tujye turekana ukuri kw'Imana pe ingiye ibyo ntabwo ndi kubyumva nyine muba mwararyanye umwanda munaturanye inzu ku yindi musana umunyu nta n'icyo bitwaye biterwa n'ibyo mwanyuzemo ariko bituma byitwa iki kuryana umwanda si byose kuba nakira wowe ugasiga uri dawuni mwanajya faraway tukazongera guhuzwa n'ikise no kwanje gusura mu rugo unyumva gutyo cyo kintu cyonyine kiduhuza kuza nkasiga nk'ibihumbi 20 nkari gusigira nkongera nkikomereza sibyo se ntarakufashe ngo nkujyane nanjye mu bikorwa byanjye nkora kwa ko nagiriwe ubuntu nanjye nkabona amafaranga nibihe nago mvuze ngo ngirire ubuntu ngo unjyane muri ya mafaranga yawe oya ahubwo nziko ishaka kuba yarakugiriye neza nyine yamugire neza iryo shyari nyine nshobora kuyijyana ngo atoke aya mafaranga nanjye afite pe ndi kuyashaka ariko se ndayabona gute ikintu kigomba kuba nshobora no kuguhereza uburozi ugapfa umuntu agapfa ko numva ugira ishyari ribi oya turi gusapoza kandi ibyo bintu bibaho ni kamere muntu niyo uko abantu tumeze ndi gusapoza nkaza nkakuroga ariko ubwo butunzi nanjye nkabugumana noneho reka nkwereke sapoza ko njye nawe twasenganye sibyo twarasenganye twurirana imisozi twurirana bwa butayu turi abemeramana sibyo turazi umeze nk'umuvandimwe wanjye kuri njye yego wayo ushobora kuba watekereza ku ndoga ahubwo kuko wizera ntabwo waterwa ishema n'ibyo ngezeho wavuye mu mana cyane tureke kujya mu mana cyane ngo nyine ibintu tubigere deeply mu mana ngo tujye mu masengesho hoya tekereza kuri muri society yacu tubayemo n'ubundi niyo turimo nyine tuyitekerezeho tuvuge ko ikiremwa muntu tumeze gutya ayo mafaranga dushobora kuvuga ngo ayo mafaranga nyine kuba Ivete afite cyangwa ngewe myafite bimeze bite nanjye namwica nkayagumana hari igihe rero uko kumwica uvuze aho hantu muvuga ngo mwatereye ngo ibiki ntabwo ibyo bintu byaba bikibaho aho se wayo umuntu atakora ngo agere kuri ibyo atakora hari igihe abona nta buryo afite reka nkwereke hari igihe ababona nta buryo ntabwo atekereza kuvuga ko nyine aba afite n'amaguru ibitekerezo amaboko n'abandi bamusapotekereza yuko we ibyo ngibyo ntabihari nanabihereza umwanya kuba ndamwica nyine nyabone uramwica yego none se nkawe ushobora kuba wajya kwaka ikiyede wabuze amafaranga njye nawe najya kucyaka ariko uzi ko umuyede ari guhembwa inote y'ibihumbi 5 aramaze ariko sinajyayo uzi ko ibyo bihumbi 5 my friend ni byinshi aramaze sinajyayo nyine ntabwo nitaye ku bw'amafaranga uko ameze ariko sinajyayo none se nimba koko uwo muntu yaratawawe nimba nkawe uzi gukora ufite ubwenge buzima hari akazi runaka wakora ukabona nayo make none nako mu bitekerezo byawe umeze nkaho utagakora tuvuge yuko Imana ntago yananiwe kugira neza ahubwo weho yarakubuze kugira ngo ikugirire neza nyine ubajije ngewe sibyo se nkubwiye ko ku kazi ntagakora ewe ntiwagakora ngewe mfite icyo nishingikirijeho nshaka kuvuga ati urugero iwacu barakize sibyo cyangwa mfite akazi keza ka memba 200 ndi umudada ntacyo bitwaye sibyo se icyo kiyede rero ndajya kugikora nkandi nkongera nkavuga ati ese mujya ku kazi ntako mfite sibyo se ntago nanone byatuma njya gukora icyo kiyede cyangwa njya gukora akazi ko mu rugo ibyo bintu ngiye kuri njye niko ntekereza nakicara hamwe ngategereza akazi kazima nkanjye Yvonne ushaka kuba niyubashye mfite indangagaciro nzima ariko kuba mfite iyo ndangagaciro ntabwo bivuze ngo ntabwo kazi k'ikiyede ntabwo kiyubashye kuko niba mbona si ibyo 5 ndi burarire wenda nka save nkazishyiramo n'iyo nzu ku kwezi ibyo bitwaye none se ibyo 5 urabibona gute utakoze sipoza ko nta kazi ufite nyine se utakoze nyine uzagashaka wowe ngewe uzagashaka nicyo kintu rero nari nkubajije umaje kuvuga ngo hari igihe ngo nawe amembwa 200 ntako ako kazi kaguhemba izo 200 twabashije ngewe Yvonne nyine ntako mfite nicyo kiyede none nge ntabwo nakijyamo nta kazi ufite ntako mfite umeze gutya gusa yego cyo nyine ko nagakoze mbere sibyo wenda bakanyirukana yego cyangwa se nkakavamo kubw'impamvu runaka sibyo ariko nkavuga ati kuba nta kazi mfite sinshobora kujya mu kiyede bitewe n'uburyo nge niyumva meze nge Yvonne yego iyo uburaye kangahe nk'ino burara 2 uzabigenza gute
ariko njye ntago ari ukomeze naburara nkabwirirwa ariko njye ntago napfa kujya biragoye. Ushobora rero kubura ibyo 5 kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Mbivuze nkandese uri umuvumo uri kuntongera ahubwo. Ntago ndi kugutongera. Oya ushobora nyine kubibura twabyumvishije ariko ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu ngo yabura akazi ngibiki utagura akakinga gatubutse nango. None se tuvugisha kuri nkawe nta kazi ufite urakennye ntushaka kujya gukora kuva ku wa mbere kugera ku wa 5 urambwira ko ayo mafaranga uzayakura inka bibona. Uzayakura hehe? Ninshaka akazi se sinzayabona kandi nakufite nyine nakufite nese uzaba utagafite ngo ureke guhaguruka ngo ujye kugashaka. Ahubwo koko kiyede rero zakemera. Oya ntago nakemera ko ariko konyine gahari nyine wowe uvuze ko konyine gahari. Ariko konyine gahari biragoye rwose. Biragoye ko wakemera ukicwa n'inzara. Kwicwa n'inzara se gute wishwe n'inzara? Umuntu yicwa gute n'inzara ubundi? Mu gihugu hari abantu n'ibintu gute umuntu yicwa n'inzara mu gihugu cy'u Rwanda? Abo bantu n'ibintu rero sasa nta buziranye nabo. Umenyana nabo icyo gihe. Wewe umenyana nawe. Wewe kuko uri umukobwa ari je wamenyana. Umukobwa hoya nubwe ngo ngende umukobwa wewe gute mungu utamenyana nabo. Namenyana nande rero sasa. Gute se nese ninjye muntu hari tuve kuri wowe uve kuri njyewe uve no kuri mama wawe. Gute utate inuzi intambwe ngo ugende kujye kumenya n'abandi bantu. Ubwo wamenyana nande kamerama. Ngendo ntago ndi kubyumva neza. Nabashuga mami basho ndumva ibintu ugendeye mu wowe. Ibyo bintu nubikurikizeho ngo bashuga mami. None wamenyana nande nyine uburyo ari kunsubiza sibyo atakoze. Hari abantu n'ibintu gute atakoze nakubwiye ko yahaguruka akajya gushaka akazi sibyo se. None akazi gahari kandi nunavuga ngo akazi kamwe se igihugu kingana gutya cy'u Rwanda ubu habura akazi twabaye imbura mikoro igihugu cyose twese. Naco reka nkubwira aka kantu sibyo tuvuga aka kantu tujye mu ruhande rw'abakristo sibyo. Oya tubavemo ahubwo tujye societe tujye mu bintu by'Imana cyane ko ndumva ari byo bintu turi kwiharikamo cyane. Tujye muri societe gutya ku bintu tubibona ariko ibintu tubona. None se ibyo bintu by'Imana uri kuvuga ngo tuve mu bintu by'Imana cyane kuko nibyo wende kumva ari byo bintu uri kuvuga tuke Imana iki oya tubivemo tujye kuri societe nyarwanda dutanga ukuri. Ariko abantu bose bizera Imana nese ntayizera ariko nago tuvuze ngo tuyishyiremo cyane ko turi no kwisuzugura. Tuke kwivugamo cyane. Nago kuvuga Imana no kwisuzugura. Nago mvuze kwivuga cyane ahubwo. Kwivuga cyane ahubwo nibyo biba biri deep byatari babiri ku. Kubera ko nago nshaka kwivuga cyane ngewe. Ubundi ubuzima butarimo Imana ubwo bwose. Babyanze. Oya nago tuvuze ko tutayemera. Kuri nye mutima nyenye ndayemera nta nicyo bintu ntwaye ariko gukomeza nyivuga wapi pe nago ngende kubyubaha. We ntabwo uri kubyubaka wowe. Ndikumva bitari sawa cyane. Mana we noneho kuvuga Imana bigutera ikimwaro. Ujya ntabwo ndi gutinya kuyivuga ahubwo kuyirepeta cyane uyivuga nese kugenda ugura amayinite se ku muhanda. Wa muntu arahe. Oya kugenda ugura amayinite ku muhanda. Nagaru kugura amayinite. Bigira umwanya wabyo sibyo turi discuss for kucyo twatekerejeho neza sibyo se. Nakuri ndushyemo Imana cyane ngo tuyinjiremo. Tuvuge societe nyine bisanzwe Imana tuyivuge buhoro. Ya societe rero iri muri yo side turi kuvuga. Twakomeje nta kibazo. None rero weho Yvonne sibyo turakoranye ubu ngubu twicaranye kuri Moze Max. Yego ejo bundi nzakubone wenda ni nk'iki gitangazamakuru kirenzera twicaranye hano sibyo. Twicaranye hano ejo bundi nkubonye nko harya ya televiziyo yicaye ibyamamare ni iyihera ya kuri nacyo usinye contract na kampani runaka ya miliyoni 100. Hari igihe nzahita ntekereza ko nimba Yvonne yagafashe tuziranye wenda tuzaduhura ampereza akantu. Turahuye unkubise ivumbi. Ese urumva nta kibazo cyaba kirimo? Ese nkubise ivumbi mu muhanda banyuramo uburi munini ku buryo cyane umuhanda uzawuzuramo ku buryo ntazanyuramo
ushobora no kunyuraho ntanakubonye ariko wowe ukambona cyangwa ko nanjye ukambona ariko nkakomeza. Mbese ubwo wambonye wakomeza? Nakomeza rwose. Kuki ntakomeza? Ukanera ivumbi cyane. Ariko ivumbi wita ni iryo vumbi. Kuba imodoka yanjye yakomeza ikanyuraho ntanakuvugishije nibyo mwita ivumbi. Mana we, mbese ubwo urumva wanyura ku muntu uzi neza? Njye nakunyuraho rwose. Wanyuraho ugakomeza cyane. Tukavugana nka nyuma wowe nyine ibyo ufata ibintu uko ubishaka. Nshobora kuba nari impuze ntwaye sibyo se, ariko ntabona uburyo ki nkuvugisha. Yego. Ariko ntanakubonye aho twahuje amaso naribi. Yewe namwire nkaba ntanayivuga bitewe n'uburyo ngiye bimeze. Yego. Sibyo se. Aho rero ni hahandi umuntu azahita avuga ngo kanaka asigaye yiyemera. None se nyine yamara kubivuga ngiye bikampindura iki ngiye yivona. Cyangwa weho ntabwo ubikiri side ya wa muntu. Uba warinjiye mu yindi level cyane, ariko ufite n'indi level wagiyeho. Kuba yavuga ngo urirata nta n'impamvu yo gutera discuss irenze cyane. None iyo level wagiyeho sasa ikwibagiza ba bandi bakiri kuri ya level wavuyeho. Birahara ariko n'ubundi nta kundi byagomba kugenda. Uba ugomba kumwirengagiza cyangwa se mugakomezanya. Uba ugomba kumwirengagiza. Tayari ubwo uba warateye intambwe hari abandi winjiyemo. Reka tuvugishe ukuri. Nk'ubu ngubu wenda tuvuge mu nshuti ufite. Yego. Sibyo? Uhere aho mwakuranye mwamenyanye nyine mukaryana umwanda. Sibyo? Tuvuge ko ubu ngubu wenda urwego ugezeho n'urwo bafite. Dusapoze ko ari we mukire ubarimo wenda mu bo mwaryanye umwanda. Ariko bo bakiri down. Tuvuge ko mukiri gukomezanya numbeshye. Wow. Umuntu twaryanye umwanda. Dushobora kuba twaraburanye baburetse. Harimo abo twaburanye bitewe n'impamvu runaka. Kandi uwo muntu nimba nta kibazo na gito nari imufiteho cyangwa wamfiteho. Sibyo? Nimba uwo muntu dushobora kuba twaraganiraga nkumva nta kibazo cye. Hari n'umuntu yego. Hari n'umuntu mushaka kubana ukumva nyine ko wa muntu akubangamiye. Kubera ko mukiri kuri rwa rwego rumwe ukihangana. Ariko noneho hari igihe uva muri rwa rwego rumwe ugasanga ugiye unabwira ati ntukanamenyere. Sibyo? Ariko wa muntu wundi utari ufite icyo agutwaye niyo yaba ari kuri rwa rwego. Oya, mu nshuti zanjye na inshuti uwo duhuye tuziranye turaganira. Nyine muraganira. Yego. Nyine mwahuye nuko yakubonye mu nzu ugenda ariko se gute nandi mu modoka ngiye guparika mfite aho parika twaganira. Ariko se ngiye kwegera feruje gute ngewe ibintu bimeze gutyo naparika ngo tuvugane. Ariko wanaparika ukamuha n'akarift. Tumuhaye lift nyine kuyimuhereza wayimuhereza afite ahagiye anayigusabye nta kibazo. Ariko guhagaranga iminota yo kuganira sibyo se ufite byinshi wigiriyemo. Ushobora kumucaho ukamubwira ati brother ugiye hano imbere se. Ariko tureke kubeshya tuvuge ko igihugu cyose twese uko tumeze nyine hanga mu Rwanda. Ariko bigenda. Ariko harimo ababikora. Nyine harimo ababikora ko si twese. Yego. Nawe ntabwo abikora. Shawe ndabona uzangonga n'ukuguru. Nakugonga ariko nese nakubonye ageze ngo sinakugonga. Uzangonga n'ukuguru. Sha tugiye tureka. Si yarahindutse. Ubwo yasi yaraguhinduye wewe. Yahinduye njye nyine se. Wowe kututajyamo. Nje ntago yampinduye. Urasetsa. Ntago nagucaho ngo ngutere ivumbi. Urasetsa uzajyamo rero. Ese ubwo nagucaho nkakugonga. Wowe sitarabonera ikirungo agira ngo ntagira mubonera ibirungo nawe. Oya none wowe yaragukaranze. Yarankaranze. Rero kujya ngo kwita ngo nginshuti ngibiki. Oya isi uzi ko buri muntu wese muri iyi si aba afite uburyo urwego isi yamukaranzemo. Biri side burya abantu bose nubwo bari muri nosi isi bakaranga bitandukanye. Rero ntago wabwira umuntu ngo isi yarankaranze we nawe none hakubwiye ibye. None nge niko kuri kwanjye magazeho. Isi yarankaranze. Nawe afite ibye yanyuzemo. Ushobora kuba we warakaranzwe hanyuma ye we yarakaranzwe cyane. Nawe ko narakaranzwe ntabwo nitaye ngo yakaranzwe mbere yanjye cyangwa ari gukarangwa nyuma ya ndi mu bakaranzwe. Ese kukiri muto uvuga gute ko wakaranzwe? Uzi ibyo nanyuzemo se? Ntabyo. Nyine tuza rero niyo mpamvu utagomba no gutera discuss irenze. Ubwo urumva warakaranzwe byadanje. Waretse kunsembura tuko ngiye mbitekereza. Ahubwo uko gugusembura uri kuvuga
nuko bitekereza hari igihe usanga wa muntu useka ari we wakaranzwe byatari nese nyindi kurira nandi kurira hari amarira mfite wenda ndi no guseka nanjye ahubwo bafite n'akajinya kenshi cyane oya nta mujinya mfite ariko ntabonekeza ngo umuntu ngo yavuze ngo urirata nese aragira none se niba yabivuze uragira ngo guhindura icyo azapfukama gusaba imbabazi uye ntago tuvuze ngo apfukama gusaba imbabazi none se nyine niba uvuga ngo uwo mwanda mwaryanye umva ko ibyo bintu bibaho sibyo muri wo byakire kuko ibyo bintu birahari nta naho bizajya biracyakomeza sibyo se wowe aho ujya mu buzima busanzwe ureke gutuma umusaza oya nta gusaza guhari ahubwo nyine ikintu gihari kiraha nje ndabizi for me ndabizi ko for you zibiki ya nzi ko umuntu wese ahava akagera sibyo nubwo umuntu mwaracanye mu bikomeye bigera gute step yuriye sibyo urwego agezeho asanga y'abandi bari kuri rwa rwego rumeze nk'urwe none we wasigaye kuri rwa rwego ri down nago biragoye kuba agaruka kuri rwa rwego none yinjiye mu bamiliyoneri ageze kuri rwa rwego no kuryama bizajya bimunanira agatekereza kure cyane wowe uri gutekereza ku rwego uriho yasatekereza ku rwego utarageraho niyo mpamvu rero njye mbona ko nta muntu uranyiyemeraho kuko n'uwapasinze urahirwa ndavuga ati ndahiriwe kuko kanaka pasinze nanjye nzapasinga urahirwa wowe nzapasinga da nukurahirwa nani cyo mfite nakubwira we kuko niba urumva ko nta muntu urakurabura ku kantu wowe uri umunyamahirwe oya nta kundabura kundi guhari ndabizi neza uwo muntu hari urundi rwego yuriye haleluya nimba ari mu rwego rw'abakora muri banki bizamugora kugira ngo agaruke kuri rwa rwego rw'abari ku ipiki nyine akantu ngiye kansekeje n'uburyo uvuze ngo we ntabwo urahura nabo oya ntabwo ndahura nabo ko niyo naba narahuye nabo ndabizi ko niyo tureke gushyiramo ako kantu kandi ntabwo urahura nabo oya ntawe ndahura nawe ngo agere ku rwego ku buryo yanyibagirwa sawa rero murakoze murakoze nuko dusaba abakurikiye Mozemax Empire komenti zanyu zirakenewe kuri ako kantu abatarakora subscribe bakandeho kugira ngo buri kiganiro cyose tuzajya dukora bajye bahita babona aka notification gahita kamanuka ewana Mozemax bahita babona ko yasohoye yakubise hanze igihari nuko gira icyo ubwira abakurikiye Mozemax turabakunda cyane namwe kumwe na Yvonne tubibutsa gukora subscribe like comment and share nakoze cyane